tuye shima Imana uwera udahemuka. Nari kure nta byiringiro namba narifite, nta masezerano y'ibizaba, nari kure y'Imana. Haleluya. Mfite amashimwe atatu. Irya mbere ni iryanjye. Nafite ikibazo mu nda kubera impamvu yagiteye ni impamvu twakoze impanuka muri Nyabarongo, tutashye ubukwe, hanyuma tugwamo twese n'abageni, hanyuma nza kugira ikibazo kubera imicanga yagiye mu gifu. Hanyuma rero nza hano, nageze hano muri Impact 2015 niba ntibeshye, hanyuma baransengera ndakira. Maze gukira ejo bundi harongera aramfata, hamfashe ndasaba kujya kuri praline, ba pasiteri baransengera ndakira, ubu meze neza, ndashimira Imana. Hallelujah. Hallelujah. Peter is testifying for the goodness of the Lord. He was sick. He had an issue of stomach pain. He had an accident when he was attending a wedding together with the bride and the groom. They actually fall into a river, Nyabarongo, and then because he swallowed the sand, so he got pain always in the stomach. So he joined the Impact Christ Ministries in 2015. He was prayed for, and now he's testifying that he has been healed to the glory of Jesus. Amen. Amen. Irindi shimwe mfite ni shimwe ry'umwana wanjye yagize ikibazo mu minsi ishize, hanyuma afungana, abura umwuka, arafungana ndetse ntagahumeke nyine. Noneho bwira umudamu ni mujyane kwa muganga, agezeyo bamutaransfera igahini, ahubwo ati umwana turamutwara CHK babashe kumubaga barebe igituma adahumeka. Nuko arampamagara arambwira ati erega baje gutaransfera. Ndababwira ni hoya niwe ntibagutaransfere uretse gatoya. Ndagenda ndasenga, hanyuma mpamagara umudamu nti hari amavuta nagusigiye, nikuraho dukeya umusiga umutwe wose n'umubiri, hanyuma usenge witabaje rira sengesho riri muri Bibiliya rivuga ngo data twese uri mu ijuru. Umudamu yaragiye arabikora mu cyumba, asoma iryo jambo ko namusigiye Bibiliya, ararisoma, asubira kwa muganga Mukarange, babura wa mwuka, umwana atangira guhumeka. Atangiye guhumeka, bababwira ati ntago bishoboka, umwana twabonaga arembye, none reka tugutransfere none gahini ugende barebe ikibazo ko rangiye. Baramutransfera igahini, agezeho dogiteri amubwira ati tahana umwana yakize. Ndabishimira Imana cyane. Hallelujah. Rumva imbaraga ziri mu iri torero. Bereka ayo mavuta pastor. Yesu ashimwe. Ntabwo ari amavuta ni igisasu. Hallelujah. Peter continues to testify. He said that his son was sick. He got a call from his wife that the son is feeling well. He's not breathing. And then the mother had to go to the hospital to check what was wrong. And at the hospital, they were transferred to another hospital. At that hospital, they said that he had to go through an operation to Kigali. So they have to come to Kigali. But when they talked, they decided not to go because Peter had the faith that God will heal his son. They had anointed oil at home. He asked the wife to anoint the son with the oil. This anointed oil that we have from our father, Prophet Philip Banda. And once the mother was anointing the son got healed. He started breathing, and she got back to the hospital to check if really he was healed. Then the hospital also, they couldn't understand what just happened. They had to transfer again because of doubt. They were not sure at the nearest hospital.
the nearest hospital, they told him that the son has been healed, that she should go back home. So Peter was saying that there is a God who heals. There is a God who heals through this anointing oil that has been anointed to heal the sick. So we glorify the Lord with you. iri shimwe rya nyuma Imana yankoreye igitangaza umva birandeze ubwo Satani ntago yashyizwe kungerageza agerageza n'umuryango wanjye ubwo hashiciyeho 3 umudamu ahita afatwa n'ibere afatwa n'igiheri kiza kwimoko hanyuma birangiye arambwira ati ariko nafashwe n'ibere kandi ndumva ndi kubabara cyane ndamubwira nti rero nihuta ujye kwa muganga asubira mu Karange kuko dutuye Kayonza asubiye mu Karange avuga ati ushobora kuba ugiye kurwara kanseri y'ibere ateka tugusubiza igahini bajye kureba bageze igahini baramusuzuma avuga ati wa mubyeyi we urwaye kanseri y'ibere yarabimye numva kwihangana biranze cika intege uko mbigenza hanyuma birangiye hari ifoto mama pasteur yatuzaniye ya Prophet Filibanda naragiye nyikoraho gutya ndavuga nti Imana ntiwibuka ushaka ndavuze gusa birangiye ndamuhamagara rero nibagiye gutransfera n'ubundi Kanombe bagira uko babigenza tarike hangana ndarambwira ati nta kundi mpamagara amarira ari menshi ati kanseri sinyizi ariko nafashe nuko birangiye rero ndababwira nti rero ikiza nifatiye Bibiliya nagusigiye ufate na ya mavuta kandi wisige kwiyo moko ibere ryose urisige kuko imoko yari yatangiye kunamo mwenge ku ruhande afata ya mavuta asigamo ndamubwira nti reba muri Bibiliya urebe muri Matayo 8 ibice 3 hanyuma usome iryo jambo kandi Imana izagukiza humura nuko birangiye arabifata arabisiga ari kurira amarira menshi atumira bene wabo ati ndapfuye birarangiye ndamubwira nti ntugiye gupfa urahumura urakira ni kuhumura rwose nzi ko natangiranye n'itorero ntago Imana yaka kunywera igitangaza yarabikoze ryabere wamwoborekera kugenda ugenda asubira kwa muganga mu Karange avuga ati genda igahini ageze igahini avuga ati tugukorera ibizami turebe bamukoreye ibizami avuga ati rero ya kanseri ntayo turi kubona ati kandi twabonaga ibere ryawe rigiye gucika. Hallelujah! Hallelujah! Iby'amaso yawe atigeze areba by'amatwi yawe atigeze yumva nibyo muri kumva uyu munsi. Ko arambwira ati basi ugerageze nugera mu rusengero ushaka uburyo umpamagara nitangira ishimwe kuko ntago arabyumva ntabwo arakira neza ngo ubone ko ryabere nyine ryateranye rifite imoko yaryo kuko ryatangiye gucukukamo arambwira ati ariko muganga yambwiye ko nakize ati yagiye kontransfera Kigali yazaze ejo bamurebere ko neza byarangira. Rero ndashimira Imana cyane, Imana yumve ko nyishimye kandi turi mu muyoboro mwiza. Nibyo pastor aho tubwira turi muri connection nziza. Uyu mugabo mureba hano nukuri arakomeye kandi afite imbaraga. Rero ndashimira Imana cyane ko yabikoze. Imana mwemere cyane. Peter continues with a big testimony. His wife, after the son was healed, the wife also was attacked by breast pain. Then he asked the wife to take the anointed oil and praying from Matthew 8 verse 3. It says, then Jesus put out his hand and touched him, saying, I'm willing, be cleansed. Immediately the leprosy was cleansed. This is the word of God that he has asked his wife to pray about, and she has been praying, anointing her breast. She got back to the hospital. When she was tested again, there was no cancer. That is beyond our understanding.